Ushatse kuvuga ngo umugore wawe ntashobotse na gake niyo mpamvu namudunze. Umona amapingu uragereza bigomba kukudunda. Kubihunga ariyo mpamvu nari nidunze ndenga iki gipangu. Anje kwidunda inyuma ngufata mbakudunda imbere. Kudunda inote zingana gute imbere kugira ngo ntubandungikire. Mbere na mbere banzu uzindunda imbere nzige. Leta dushishikariza kutarya ruswa. Ibyo bibwira abayobozi kandi sindi umuyobozi. Wowe uri umuturage kandi ugomba kuba ijisho rya mugenzi wawe. Nanjye nanzuye ko mba ndyo mbagushyira. Ibi bintu byo byihanganire ubereke binyerere. Banzu mbwiye kuvuga ko umugore wadashobotse ukanamukubita nawe byari binyereye. Kareka byo ntibinyereye n'ibintu nanavuga nkanabisubiramo n'imbere y'abantu. N'urukiko n'Imana ntashobotse. Akajo mu gitondo ari kwiyomanga icyara cy'inzobe cyayobeje muganga. Wopangiye kugiseta. Nyuma yo kuyobya muganga wagize singe cyayobeje ubwonko. Soko rero tsavuga ngo izuru ryawe bayiriye. Hamuna riryo. Ayo ni amagambo y'abantu. Rakebya tubireka biranareba niba ryari ryanavuye rikaba ryasubiye. Ubwo umpamagariye iki? Mpamagarira ribu. Utambwira ko imaze kuguhusha wangize nawe ukabuje kwishakira. Ariko se yamushirije he? Ubundi uri kuvuga ibi. Ripu sinumvisha uvuga ngo urupfu rwawe rukunyuzemo habuze gato. Va muri ayo ngayo. Ahubwo hari muri bumuziranye ngo ahitaza kubikurikirana. Caceka aho ngo ahubwo wowe ntago ugiye kumufungisha ejo ukazatesha abantu ngo ugiye kumusabira imbabazi. Ntazo nzamusabira. Kwinshuro none nashaka zaheremo. Nyine ikibazo si icyo abagore n'abagabo muraregana ngo ngiye kumusabira imbabazi. Niho wambere byabibayeho. Oya noneho kuri inshuro ntago umuntu yashaka kunyica ngo mpeze. Utambwira ko usigaye n'abasengera banywa tabi. Weza no kugira ute? Bamwe ibyo sibyo by'ingenzi. Ahubwo ikibazo cyanje gikurikirana cyangwa. Ndagikurikirana ahubwo nanjye ubwanjye ahubwo cyatangiye ute? Uragikurikirana se wowe urumuri bushinzwe iki? Koresha ubwanjye nta musoro wagusabasha uje kumuregera utasi unshinzwe. Mwana ngarugabanya imikino bimenyesha ababishinzwe ngiye statement ndayibika. Tabanye kwamo wana ahubwo byatangiye bi. Ansaba akabariro. Akabariro harya nawe. Inshingano nyine zo mu buriro. None nyine kutazujuje. Ndakubwiye ko ntazujuje. None nyine warajujuje ari ntakumenya n'imitungo kubera iki? Ariko wajya ukanangira ikirego cyawe ukabyihorera. Ntanabireka da cyane ko nakuvuga bitakunaniye. Ngaho bireka wewe ko kugitanga binanira. Wajya ukayitanga se si icyawe. Iki nacyo cyumva nawe ndavuga ikirego nawe ukumva ibindi. Jesus! Weya mpa. Tarukareba hadebe nasoje ku. Kugenda usota nk'umuryogo yibye biraha uri kujya. None se muvandike nawe hari ikintu dupfa. Urajya he uri gucika ribu wowe. Uragenda usota mu biki. Ntureba ngewe nk'uriya mugore ukuntu namukubise. Nubwo namukubise ntiyagari ibintu nakizemo imbaraga nyinshi z'umurengera. Yari gake gake nk'umuntu umufitiye n'urukundo. Gwiki? Ashi nuko duteye umugore wagukuremo inda bamukubita. Gwiki? Ibaze ko yakwema inda ushaka wamukubita none bazi iyo zibaye eshatu. Aho wanamwica. Ukaburi guhungukiraho kutari buncike. Akibaze kwica imfura bucura namukubita ruko. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ndabyumva cyane ayo nama hano gukubita umugore ahubwo weza urasa kubita nyoko. Bona abashi bose nta numwe udashobotse urimo. Ushatse kuvuga ngo umugore wawe ntashobotse na gake niyo mpamvu namudunze. Umona amapingu uragereza bigomba kukudunda. Ndi kubihunga ariyo mpamvu nari nidunze ndenga iki gipangu. Anje kwidunda inyuma ngufata mbakudunda imbere. None ndakudunda inote zingana gute imbere kugira ngo ntubandungikire. Mbere na mbere banzu uzindunda imbere nzige. Leta dushishikariza kutarya ruswa. Ibyo bibwira abayobozi kandi sindi umuyobozi. Wowe uri umuturage kandi ugomba kuba ijisho rya mugenzi wawe. Nanjye nanzuye ko mba ndyo mbagushyira. Ibi bintu byo byihanganire ubereke binyerere. Banzu mbwiye kuvuga ko umugore wadashobotse ukanamukubita nawe byari binyereye. Reka byo ntibinyereye n'ibintu nanavuga nkanabisubiramo n'imbere y'abantu. N'urukiko n'Imana ntashobotse. Akajo mu gitondo ari kwiyomanga icyara cy'inzobe cyayobeje muganga. Wopangiye kugiseta. Nyuma yo kuyobya muganga wagize singe cyayobeje ubwonko. Waravuga ngo izagwira ahuma no ryakubwiriye. Iri kise kari izuru navuga nkaba narindi gwishije. Kuri bubizire. Iki gipangu se wageze ngo akira nkana kuri inyuma. Utambwira. Wowe uri guhunga iki? Ntacyo mpunga ngende kwikanga ahubwo bari. Uri umupolisi se? Hoya. Uri umusirikare? Ekada. Uri ribu se cyangwa izindi nzego zibishinzwe? Ijisho rya mugenzi we. Umuturage ni leta nanjye nkaba leta. Ubu nanjye guhita ngushyira leta yanjye. Wandegera nk'idumbukizo wowe uri inshanutse. Ndagushanuka ndakugeza kuri polisi. Okay, noneho ngubu ikibazo mfite rero umutungo mfite ni indirimbo. Mwezi ngahe zanditse umviye. Indirimbo zanditse urumva ndibuzi maze iki. Siko ndi umufundi. Ngugurira imyaka ingahe? Nibaza cyo nkungiye urugo cyo koze. Hari ikintu kimwe wabaga kure. Icyo cyo ndacyemeye ntana nacyumva turi kujya. Icyo kiganje zashema amabavu kubera igifundi. Oya ibyo kandi wabivuyemo ubu ngiye kugushingira butike ntibibaye se. Butike ntacyo nayimaza ikese yabyeri yunguka igihumbi. Wumvishe nabi sakabari ni botike. Bakibiritira yunguka senkana. Akwa mugabo we si gusa none ubanza ushaka ka munani. Iya ni gaje kaba ka 10 ariko bagufunga. Ibindi none reka tubireka. Wowe gusha ku ntego uvuga icyo ushaka. Ndashaka ijwi ryawe. Uyagiye kunkajugunya hetujya muri kariyeri y'umuziki. Cyekorye gusa. Ariko uzi ko babivuze ko abantu babyibushye mutatekereza nkagira ngo bari kwabeshya none nibyo. Sintekereza n'impamvu yo gushyira ribi itekereza imenya kubika. None se muyobozi wowe uretse kungora.
ijwi nari guhaguta n'ibindi amaji zose wakoresha ko ntabwo byumvikana ukuntu mfata umwiko nkajya kuyigo tukana n'abafundi umunsi wose nanaririmba wakaba tumugana kuririmba gusa njye ngo nkoresha imbaraga naririmba noneho uririmbira abandi se cyangwa uririmba gute basize guteza imbere nkwe promotion aho turumvikana rwose bigomba kujyamo we ndirimbiraho umite numva ukuntu tuzayikora ntacyo ngo ndahita ngo agapira nako kundi baririmba bahumirije gutya ibyo nabaje kwiga mbere y'ibindi bintu byose basi urimbiye njya ni amafiri piano ubwo n'ishya wavumburiye kugikwa ntaribi utekerezaho najya kubiryo nabyo bikanga pampirimpiri pamparapa iyo firi yo ndayumva aho yaturutse ni kuri pampara iyo piano se yirihera basigaga kumudije kwa kwa mu byo nibwo ahita kongeramo nyine mu mashini tabigushyamo bwo ndirimbi za tina ryo bibe na hiti bya dance ngande kanje rujya he imiko y'abashitura iyo bintu ugomba gusiga unyishyuye ushaka indirimbo promotion kuririmba kunyishyuza ubundi ushaka iki hanyuma kuma kwazongera guhurira he okay none nimba utangize ngo tujyane kwisha ikibazo n'igikemuka tuzagaruka njye se ndisha ariko sana ko vaje kubike mu rugo nizera ko nkwifitiye none siyo ndirimbo tuzayikorera iwawe zahamagara umudije ku mwana ucuruza amafilime azana n'udunateri nyuma yo kuyizana bigende bite tuyikoreremo indirimbo rega ntago ari bari bazikora anga kubesha uzikana zicuruza hanyuma yo ko uri gucuruza simuza aho bayikorera cyane rwose naho uruganda ruba ndahazi rero uwo nawe ntafite uruganda rw'imiziki afite botike yawe hanyuma ubwo biragenda bite nyizera wowe nyuma y'iminsi 3 nzaza kukureba ibyo ni byiza rwose rero ubwo ndagiye kagendesha umukoko w'igisosi uzaza kundeba ugiye kuhambwira none nyine wari ugiye wazi sorry ndi kwihutana n'ibi iminsi 3 uzahora kwikana vuyo kwa joro nawe rwose urakoze aba boys to react taboba tagusubira nyuma ya video ngo izuru ryarivuyeho da ibyo ngibyo bireke ahubwo twiganire waje gusanga bizahura n'amafaranga ngahe sha umusa numvishe bihenze kandi njye nifite 300 gusa kugira 300 nyine wafashe uhe mwanzo nzaguramo ibyango mbe nsa neza nimbona amafaranga mbone gushora yego nanjye ni make ariko twadukoresheje ayo dufite andi akazaza nyuma rero njye aho ngaho niwandenganya n'ugushaka ubundi buryo yama naga ari we ya myenda yakoranye muri ya ndirimbo ye nshyashya ndakurahiye imbwa irihakanye niyo waboye utarengaho ngaho abasa ni njyewe ariko ndi kwihuta mu mbabare nigendere cya gishoro kirabonetse umusitari araduha amafaranga hakujya kunyita umusitari uheruka kumbona muri konseri ryanjye ibyo n'ibindi bamaze kurya izuru ry'umuntu urayama pe harya twaburaga hangahe muri miliyoni 2 dusabwa dufitemo 600 bivuze ngo turabura 1,400 mu mbabare nta mafaranga mfite n'ukuri kw'Imana ukiyabura uburibira gufite aski wimtu mujyane muyihamagara none njye ngiye kwisabira umugore wanjye imbabazi ayiwe muka ubu turayahombye nawe wikibara gusa twayahingiye none se ubwo tubigenje merekeza ku kabari nkwereka ibyo dukora ngaho ubwo ngubwo cyuzana mu by'akabiri ubwo nayanjye wayabura rero ngasigara bajya dupfe kugenda Sheru ubu bumve ngo nje hano n'umutima uciye bugufi ucishije make mbabare rwose ni irya none imbabazi nabwaye ni nyinshi uyu munsi ndakujyana mu buyobozi kuba utaranajyayo ni byiza tugomba kubivuga nawe ahubwo ushaka iki ngiye nshaka bagufunge umenye yuko gukubita umugore atari cyo gisubizo nese mada icyo nicyo cyatuma uva mu rugo ukajya kwa mukuru wawe ijambo madamu urongera kurivuga ndaguhanyoka shaka nanabireka indi 3 zavuyemo wagize ngo ukwiye kwitwa madamu uje kunshaka wiki ko ikirego namaje kugitanga ubu polisi ije gufata ibimenyetso nyine kuri polisi nta kibazo kirimo pe ariko se wajya kubiha godifada ngo bigende gute ubundi iryo zuhuru ririye ndi umusazi cyangwa ndi ingurube yo kugenda ndya amazuru y'abantu ibyo ntacyo bindebe icyo nshaka nuko bagufunga hari ikibazo si icyo ahubwo ndi kwibaza inyungu uri bukure mu kumfunga niyi Shafuroriye wankubise nyinshi reka uyu munsi bijye ku karubanda akuzi ko hari bamwe mu bahetazi batangiye guserebura ngo nafungishije jihad kandi ubizi ko ndengana mfungisha abande nabande bwose ubizi ko ndengana nabanjye ngo banjyanemo ngo rurankwiye muri abo bivuga ndimo ngiye mfite n'umugambi wo kugutsa we yampa nta yegi ariyo ngo yasigaye yankoni indirimbo yanjye ko utari kwiga wowe ntatangiye kugaragara nk'abasani ako nyagukorwa mu matwi ngenda ko indirimbo ngenda producer iki kimara se ko mbona cyabira kiri mu kubera ariko ko yarinze ndakurahiye no utangiye kumbwira nabi gutyo fa muri ayo tuve mu maso twiganira iby'urugo ongera ngo urugo rwanda rimbo n'uyu uracyari ndiye zuru ngo koto wabona ngari imyumba iki ni igiki ntabwo wahise ngiye atari plastique wasanga ari tije umuntu agomba kwiyunga n'undi we yamana ubu none ugiye gufungwa urashinzwe gukubita no gukomeretsa ndetse no guhohotera umugore wawe no kunywa ibiyobyabwenge ibyo uri buvugano byose tuzabikoresha mu rukiko ushatse waceceka mbere y'uko ubona ukuburanira barakujyanye igitumye mu kanya n'iryanyu banci ni ikinure ndagaba